ngo ayikubita icumu mu gahanga, ngo ariko iryo cumu ntacyo ryatwaye iyo mbogo, ngo icyo yakoze iyo mbogo nayo yaramufashe iramuzunguza imushyira inyuma, imushyira mu majyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba n'uburengerazuba. Igeze hagati ikubita hakurya, maze ngo Ryangombe wagwa mu giti cy'umuko. Hari umugabo Ryangombe ryabingabanyunda arafite umuhigi akitwa Nyarwombe rwambaye imana. Irafite na nyina akitwa nyina Ryangombe ryumva Ryangombe ryabingabanyunda abwira umuhigi wa Nyarwombe arati mbe Nyarwombe ari wehe. Nyuma yo kugutembereza munsi y'ubutayu bwa Sahara, munsi y'inyanja, mu birunga, maze nkakugeza mu mashyamba ya Kongo, aho hose nkubwira amateka atabye munsi. Uyu munsi reka tutaburure amateka ya Ryangombe ry'ababinga mwene Nyundo ku ijuru rya Joma mu Rwanda, mu birunga no mu rugano mu majyaruguru y'Uburera. Ryangombe ry'ababinga mwene Nyundo, bamwe bati ni umugabo, abandi bati ni umugore, abandi bati toka shitani. Iki ni igitekerezo benshi bakubwiraho ibitekerezo byabo uko bishakiye bijyanye n'uko babyumvise. Abandi bati iyo ni imana y'ubwoko bw'abantu, abandi bati ni imandwa nkuru yewe, abandi bati ni imana yibera mu birunga, yewe undi we akaza akakubwira ati ni imbogo, nk'uko nanjye nakuze nzi ko Ryangombe ari imbogo, nk'uko nawe wari ubizi. Uwanyuma ati ubwo uraje, ubwo uje kuvuga Ryangombe uraraguze. Ariko se nanone kuki mu mpera z'iyi video hazamo guterekera hakazamo n'imandwa nkuru? Ariko ntibigucange, kandi sindi umupfumu, yewe nta nubwo nterekera, nta nubwo nje kwigisha ubupfumu cyangwa se guterekera. Ahubwo Ryangombe ninde? Ntiza amatwi maze nkuganirize amateka ye atabye munsi y'ibirunga, mu Burera, mu rugano, mu majyaruguru y'u Rwanda, ubu ni mu karere ka Burera. None rero uwakire subscribe zanyu kuri YouTube azishyura amateka atabye munsi y'ibirunga bya Ryangombe. Nitwa channel yitwa now Isaha Yanone official, bahaye ikaze. Abandi bakubwira ko Ryangombe batazi icyo ari cyo, ndetse bamwe bakabura n'icyo bamuvugaho, bamwe bakagira bati toka shitani. Uyu ni umuntu wabayeho nyuma, ariko naje kwifashisha igitabo cyanditswe n'umusizi akaba intiti itekerereza ingoma nk'uko yiyita, Nsanza Bera Jean de Dieu, mu gitabo cye yise Imizi y'u Rwanda. Ni igitabo kivuga ku mateka y'u Rwanda kuva muri 300 kugeza mu 1990, ku rupapuro rwa 308 kugeza ku rupapuro rwa 310, aho niho nabashije kwitsa kugira ngo menye amateka ya Ryangombe utavugwaho na benshi. Aha ntabwo duteganya kuza kugukura mu byizerwa byawe cyangwa se uko byizera, ariko turaza kureba ku mwaduko w'abazungu bazana iyobokamana aho byaje guhumira kumera ari, ubwo imigenzo imwe n'imwe y'abanyarwanda yakurwagaho kubw'iyobokamana ry'abakoloni b'abazungu. Muri iki gitabo cy'imizi y'u Rwanda havugwamo amateka ya Ryangombe. Gusa natwe ntabwo tuje kugukura mu myizerere y'uko ufata Ryangombe. Iki gitabo kigaragaza ukuntu Ryangombe yafatwaga nk'umuntu ukomeye cyane, umuntu w'ikirangirire mu Rwanda mu myaka y'icyo gihe. Muri iyo myaka rero kandi nibwo Kiliziya yaje mu butumwa bwayo bwa Yesu Kristo wacunguye abantu ku musaraba. Ariko da, ibi biri mu gitabo cy'umusizi Nsanza Bera ntitwavuga ko byose ari ukuri 100%. Ariko kuko ari ubushakashatsi, hari icyo uri bukuremo, nanjye hari icyo ndi bukuremo. Rero Ryangombe ry'ababinga abantu benshi ntabwo basobanukirwa neza n'uwo ari we, bitewe n'inyigisho zisanzwe zimwigishwaho. Abanditsi benshi bise ifutamye, nk'uko Nsanza Bera Jean de Dieu yabigarutseho mu gitabo cye Imizi y'u Rwanda. Nsanza Bera avuga ko Ryangombe ari umuntu wabayeho mu Rwanda rwo hambere, nk'uko wakumva umuntu atuye mu bisi bya Nyagakecuru i Huye. Aha naho nzakugarukiraho mu mateka atabye muri iryo shyamba, nk'uko nanjye unyumva ndi Nyamata. Ryangombe ry'ababinga bavuga ko yari umunyabigwi, umunyamurava, wabayeho mu Rwanda rwo hambere, wakoraga byinshi by'ibitangaza, yemwe bamwe batavugagaho rumwe ahantu akura imbaraga.
ngo yewe izi mbaraga yaba yarahuzaga n'inshuti ye Ndoli. Uyu bivuga ko yari inshuti ye magara cyane. Yewe ngo hari n'indagu yaba yararaguriye Ruganzu ngo zaje kugenda uko yazimubwiye. Bivugwa ko Ryangombe yaturukaga mu burasirazuba bwa Uganda mu majyaruguru ya Lake Edward. Uyu Ryangombe nk'uko ukunda kumwumva mu bisigo ndetse no mu ntanga zitandukanye, ngo igisekuru cye cyaba cyari kizwi cyane. Ise yitwaga Babinga mu Kigande, ariyo mpamvu uzumva abanyarwanda ba kera bamwitaga Ryangombe Ryabaringa. Ariko bundi ni Ryangombe Ryababinga. Uyu Ryababinga akaba umuhungu wa Nyundo. Umugore wa Ryangombe akitwa Nyirakajumba, mama we akitwa Nyiraryangombe. Ryangombe akavuka hakurya y'ikiyaga cya Rwicanzige, Lake Edward. Bivugwa ko akomoka mu muryango w'Abanyoro bavuga ururimi rw'igikonjo. Ubwoko bw'Abanyoro ba Nyamuke bwavugaga ururimi rw'igikonjo, ururimi rutumvikanaga neza ariko rukoreshwa mu mihango yo guterekera ndetse n'ubupfumu cyane. Ni ururimi rufatwa nk'urw'ibanga kuko rukoreshwa mu migenzo yo gucuragura, guterekera, kuragura n'ubupfumu butandukanye. Bavuga ko Ryangombe yavutse ari umwana umwe, bivuze umwana w'ikinege. Abahungu ba Ryangombe yari Binego, Ruhanga, Nyabirungu, Mashira ndetse na Kagoro wari muto. Bene se wa Ryangombe yari Nyabirungu wari uzi guhiga cyane mu mashyamba ya Kabaka muri Uganda. Hakaza undi mwene se witwaga nk'umupfumu, akaba ari we bakinaga igisoro cyane. Umaze Ryangombe akaba umuhanga mu kubuguza, ngo ariko ngo bwari rimwe na rimwe nta gihe yari yarigeze atsinda uyu mwene se. Yewe ahangaha Nsanza Bera avuga ko igisigo cya Ryangombe cyari kizwi cyane. Uzakunda kucyumva mu ntanga zitandukanye zivuga ku mateka ya Ryangombe. Igisigo cye cyagiraga kiti: n'ibibero birinda ibirambo, nyamunyaga iziburiwe, izitaburiwe akazizinyaga, nkingi n'imyugariro yitwa inkingi y'inka, mu nkingi y'abagabo yitwa nkungiye abagabo. Bivugwa ko kugira ngo uyu mugabo Ryangombe yisange ari umwe mu banyarwanda bagenderwaho mu gusenga, abanditsi bavuga ko yahuriye n'inshuti ye Ruganzu wa kabiri Ndoli ahitwa Rukamba. Maze mu biganiro bagiranye muri iryo shyamba, ngo Ryangombe yaba yaremereye Ruganzu kuzaza mu Rwanda kumusura mu Rwagasabo, ariko abanditsi bavuga ko icyari kimuzanye ngo kwari ukwamamaza idini rye ry'ubupfumu. Ngo dore ko yari yararahiriwe mu bwami bwo muri Uganda, mu gihugu cyose cya Uganda, ngo mu gutera inzuzi ngo yaba nta muntu bahatanaga muri iyo myaka. Ryangombe ngo yari intwari cyane kandi akaba umuhigi w'umukogoto, ngo akaba umuhanga mu gutega inyamaswa, dore ko ngo aho yategaga inyamaswa zagwaga mu mutego maze agatahana umuhigo. Ryangombe yari umuntu wari uzwiho kugira imbwa nyinshi zitandukanye kandi zigira amazina atandukanye. Aha hari nk'imbwa zizwi cyane mu mateka ya Ryangombe. Yewe mu ntanga za Ryangombe ntabwo uzigera wumva irangira batavuzemo imbwa yitwaga ikosha badahari. irahingutse bakosha badahari, maze imba bitera ihembe irayijugunya cyane. Ntabwo uzigera wumva iyi ntanga ngo irangire utumvisha imbwa yitwa uruciye munsi ntamenya ikiruri imbere. Yorejo ruciye munsi ntabona ikiruri, ntamenya ikiruri imbere, abona ingogera irirenga. Ryangombe yari imandwa nkuru mu Rwanda, mu zari zizwi neza icyo gihe. Yewe kandi ku babandwaga icyo gihe bagaterekera cyangwa se n'ubu ngubu abakibikora. Inyuma y'imandwa ya Ryangombe ngo haba hari izindi mandwa zakurikiragaho. Imandwa yitwa Binego bya Kajumba, Mugasa, Rugoro, Nkonjo, Mashira, Umuzana n'izindi nyinshi ku bazi ibijyanye no kubandwa no guterekera. Yewe no ku bakomeje gukurikiza uyu muhango na nyuma y'uyu mugabo Ryangombe, ngo haba hari izindi mandwa zagiye zumvikana
nk'amazina yagarukiranaga cyane mu bakoresha iyi mihango. Ariko izo mandwa zigakunda kwifashishwa no hanze y'u Rwanda mu bihugu bitandukanye nk'u Burundi na Uganda. Izo mandwa zarakoreshwaga hanze, yewe no kuri wowe uri kutwumva nimba ubandwa cyangwa se uterekera. Ayo mazina ushobora kumva ukumva atari ubwa mbere, harimo nk'umurengetwe, umunyoro, intare. Abakoraga iyi muhango bayikoraga nijoro, bakayikora bambaye ubusa, babyina, baririmba indirimbo z'imandwa. Ryangombe yari umuntu w'icyamamare mu bupfumu mu majyaruguru ya Uganda. Rero ngo yinjira mu Rwanda yinjiranye n'abagaragu be muri 510 nk'uko nabikubwiye haruguru. Bivuga ko aba bagaragu be bitwaga abacwezi. Abacwezi bari abantu b'ibirangirire mu majyaruguru ya Uganda mu bijyanye n'ubupfumu. Aba bavugaga ururimi rw'igikonjo. Urukonjo ni ururimi rutumvikana cyane, rukunda gukoreshwa n'abakora imihango y'ubupfumu. Aba bacwezi bari abo mu bwoko bw'abanyoro. Yewe Nsanza Bera mu mateka ya Ryangombe avuga ko aba bacwezi ngo baba barakoze n'ubwami maze babwita cwezi. Nubishaka aba nabo nzagutaburira amateka atabye iruhande rwa Rake Edouard. Rero bari bafite izina ryabo ryihariye nk'uko wavuga ikipe, urugero Arsenal, Barcelona. N'aba rero bitwaga imandwa, bivuze ko ari bo bitwaga imandwa, wakongeraho Ryangombe bikaba imandwa za Ryangombe. Izi mandwa za Ryangombe abacwezi bari abantu 15. Aha kandi abashakashatsi bavuga ko buri mandwa yabaga ifite izina ryayo ryihariye. Wenda nk'urugero twatanze kuri ekipe, buri mukinnyi aba afite umwanya akinaho, 2, 3, 10 rutayizamu. N'izi mandwa rero buri muntu yabaga afite icyo ashinzwe mu itorero ry'ubupfumu rya Ryangombe. Muri izi mandwa rero harimo abana be, inshuti ze ndetse n'abamukundaga cyane. Yewe bivuga ko harimo n'inshuti ze basangiye akabisi n'agahiye, bari bari kumwe muri iri torero rye. Aha abanditsi bagarutse ku mandwa zakundaga kugarukaho cyane mu muhango wo guterekera n'ubupfumu mu Rwanda rwo hambere. Urugero rw'imandwa zakundaga kugarukaho cyane muri uyu muhango: Kagoro, Nyabirungu ndetse na Ruhanga. Ariko hakabamo kapiteni, twifashishije rwa rugero twatanze haruguru. Aha naho rero muri uyu muryango w'abacwezi, muri izi mandwa habagamo imandwa nkuru. Muri izo imandwa nkuru yitwaga ntare, nk'uko twavuga umudiyakoni mukuru mu matorero atandukanye. Iyi rero bivugwa ko ari nayo yaje kuzungura Ryangombe amaze gupfa. Bivuga ko ariyo yasigaranye imihango yose y'idini ry'ubupfumu rya Ryangombe, ngo yaba ariyo yateraga inzuzi ngo maze zikera. Reka turebe noneho ukuntu uyu mupfumu rurangiranwa waturutse muri Uganda yaje kwinjira mu Rwagasabo, nuko ubupfumu bwe bwaje kwamamara mu Rwanda. Ryangombe ageze mu Rwanda yakomeje umwuga we wo guhiga, dore ko mu rw'imisozi igihumbi harimo amashyamba menshi cyane ko nta bantu bari bahatuye. Rero habagamo inyamaswa nyinshi kandi abantu bakunda cyane. Yewe uyu muryango mugari w'abacwezi wa Ryangombe harimo n'inyamaswa wakundaga kwifashisha mu mihango y'idini yabo. Urugero muri izo nyamaswa bakundaga harimo imondo, urukwavu, impongo n'izindi nyamaswa zitandukanye. Ishyamba rya mbere Ryangombe yahingukiyemo ni ishyamba ry'ibirunga ndetse n'iry'urugano. Ubu ni mu karere ka Burera. N'ubundi hari hasanzwe ari ingoma y'Uburera, wibuke ko ari muri za 510 na za 530. Umunsi umwe rero, ijoro rimwe, igitondo kimwe, wa Ryangombe ry'ababinga wa Nyundo araragambiriye kujya guhiga umuhigo mu ishyamba rya Nyabikenke.
maze ararabwiye abagaragu be n'abahungu be ati maze rero muzinduke twikore tujye gushaka umuhigo, atariko nzabatanga umuhigo w'inyamaswa. Nabo bati ntabwo uzadutanga, maze barahirira bose kuzinduka yarubika maze bagatangana umuhigo. Abagaragu be n'abahungu be maze barahirira bibero birinda ibiramba bati nukuri tuzagutanga umuhigo. Nawe ararahira ati Ryangombe wa Nyundo nzabatanga umuhigo nukuri nyamara. Bose barara bahize umuhigo wuko barabyukira ku muhigo mu ishyamba rya Nyabikenke. Aha abanditsi bavuga ko mu ijoro mo hagati igicuku kinishye ngo mama we Nyiraryangombe ngo yaba yararose inzozi mbi, maze ajya kubyutsa umuhungu we ati Ryangombe we ndose inzozi mbi. Aha ngo Ryangombe ngo yaba yarihoreye mama we atashaka kumva ibyo amubwira, maze mama we asubiramo ati Ryangombe mwana wanjye ndose inzozi mbi. Ati ndose itukura rya Nyabikenke, ndota urukwavu rutagira ishyira n'umurizo, imbogo y'ihembe rimwe, ndose intware y'ibara rimwe, ndose umugezi wa Nyabikenke uzamuka ujya ruguru. Bivugwa ko ngo izi nzozi Nyiraryangombe yararose ngo byaba ari ibintu bibi byari bigiye kuba ku muhungu, ngo rero ngo akaba atarifuzaga ko ajya ku muhigo wo mu ishyamba rya Nyabikenke ngo kugira ngo ibi bitaza kumubaho, kuko ngo yari umwana umwe w'ikinege yari afite. Ngo yashaka kumubuza urugendo yari afitanye n'abagaragu be rwo kujya guhiga mu ishyamba rya Nyabikenke. Ngo ariko ahangaha Ryangombe ngo yaba yararyamye yerekanye nako ibyo amubwiye abyumvishe. Ngo ariko mu rukerera inyombya zo mu birunga by'uburera zivuze, ngo yarabyutse ngo abwira abahungu be Binego bya Kajumba n'abandi bagaragu be ati nimubyuke tugende tujye ku muhigo. Aha bivugwa ko ubwo biteguraga kugenda ngo Ryangombe muri iryo joro ngo yaba yararaye akora imihango itandukanye, birumvikana harimo guterekera n'umupfumu ngo ashaka intsinzi yazatuma atanga abagaragu be n'abahungu be umuhigo. Ngo ariko Ryangombe ngo yaba yararebye amayugiri y'imbwa ze ngo maze arayabura. Abajije abagaragu be baramutsembera, abahungu be baramutsembera, yewe waje kubonekamwo umugaragu umwe aramubwira ati amayugi y'imbwa zawe mama wawe yayabitse kugira ngo utajya ku muhigo mu ishyamba rya Nyabikenke. Aha ngo Ryangombe ngo yararakaye cyane, maze ajya aho mama we yararaga, urugi arukubita umugeri maze rugwa imbere. Ngo mama we ayo mayugi yari yayabitse mu biseke byari inyuma y'urugi. Ngo igihe yakubitaga urugi rero ngo rwaragiye rugwa imbere, maze rugwa kuri bya biseke. Amayugi aravuga maze arayumva, maze abwira abagaragu be bafata ya mayugi bayambika imbwa ze maze baragenda. Ngo aha rero bivugwa ko Ryangombe ngo yaba yaragiye afite umujinya mwinshi yari atewe n'abagaragu be ndetse na mama we Nyiraryangombe. Banditsi bavuga ko na mama we yabyutse afite umujinya mwinshi maze aragenda yibamba ku bizingiti by'amarembo. Ngo mama we nawe ngo yarababajwe n'ukuntu umwana we w'ikinege agiye kugwa mu ishyamba rya Nyabikenke. Yavugaga ko inzozi yarose zishobora kuza kuba impamo, maze umwana we w'ikinege ubuzima bwe bugasigara mu ishyamba rya Nyabikenke. Ngo maze ngo aha ngo yaba yarakoze ikimenyetso gikomeye mu mihango ya kera y'idini ya Ryangombe cyari gifite icyo kivuze. Ngo yikuyemo umweko maze awutambika ku marembo ati Ryangombe we ngaho renga renga ibeshye urenga ahangaha maze zikubone. Ryangombe ngo yaba yarasabye abagaragu be ko bamwigirizayo nyina ngo maze agakomeza icyo yiyemeje. Aha ngo baje kwinjira mu ishyamba rya Nyabikenke, maze ngo bagitangira kwinjira ishyamba. Aha ngo baje kubona agakwavu gato cyane gatitiba, ngo ubona ko kaburaga izuba rimwe ngo kipfire. Ngo icyakoze barakihoreye bateganya ko ngo waba ari umutego mutindi batezwe. Ngo ariko bageze imbere Ryangombe abaza abagaragu be ati ariko se kari agakwavu kari ubwa mbere nkabonye ni gakwavu ki? Ngo maze abagaragu be baramubwira bati wasanga ari za ndagu za mama wawe. Ngo Ryangombe ngo yarabihoreye ngo arakomeza. Ngo ariko uko bagendaga binjira ishyamba ngo babonaga Ryangombe agenda yibaza ibibazo byinshi. Ngo bageze imbere bahura n'intware yibabarimo.
maze Ryangombe abaza abagaragu bati atari ko sibi niki turi kubona muri iri shyamba rya Nyabikenke. Abagaragu be bati erega indagu za mama wawe ubanza arizo dutangiye kubona. Ngo yewe ahangaha Ryangombe ngo yaba yarabivumye cyane. Ati ipu nigende, mama ntago yaragura ngo bimbuze kujya guhiga umuhigo mu ishyamba rya Nyabikenke. Icyakoze bakomeje kwinjira mu ishyamba rya Nyabikenke, ngo maze bageze hagati ngo bahura n'imondo y'ibara rimwe. Ngo maze arongera abaza abagaragu bati atari ko se iyi mondo y'ibara rimwe kari ubwa mbere tuyibonye. Maze abagaragu be bati nyamara wasanga ari indagu za nyoko zitangiye gusohora. Ngo aha naho ngo Ryangombe ngo iyi mondo yarayivumye. Ngo yewe ngo baje no kugera hafi y'umugezi wiswe uwa Nyabikenke, ngo basanga wabaye amaraso. Aha rero ngo bageze muri iri shyamba, abanditsi bavuga ko ngo Ryangombe ngo yaba yarabonye umwotsi ucumba hagati mu ishyamba, ngo maze atuma abagaragu be ngo bajye kumurebera. Ngo maze nibahagera ngo bamuzanire igishirira. Abagaragu be babikoze neza, maze mu kugarukana igishirira arababaza ati none se uricumbetse umwotsi hagati mu ishyamba ninde? Cyakoze umugaragu we yabivuze neza, yavuze ko ari umukobwa utagira ukasa uhibereye. Aha abanditsi bavuga ko ngo Ryangombe ngo haba ari umukobwa bigeze gucudika mu gace k'iwabo, ngo ariko uyu mukobwa akaza gukora amahano, ngo maze bakamucira mu ishyamba, akaba ari we wiberaga muri iryo shyamba ubuzima bwe bwose. Ryangombe yaratambutse ajya kureba uwo mwari, maze agezeyo umwari amuramutse agira ati uraho Ryangombe ryaba binga rya Nyundo. Maze Ryangombe arijijisha ati ntago ari ngewe Ryangombe. Umukobwa ati none se uri mwene nde? Ryangombe kwihishira biramunanira, avuga amazina ye, maze umukobwa aramusingira aramuhobera ati ni wowe Ryangombe twabanye kuva kera. Ngo mu gihe abagaragu be barimo bahiga umuhigo mu ishyamba rya Nyabikenke, ngo Ryangombe we yaba yari yibereye ku busaswa n'umugore bibereye mu Ryanyuma. Aha abagaragu ngo bakomeje kwigira imbere, maze nk'uko indagu za Nyiraryangombe yari yaziraguye, ngo bahuye n'imbogo y'ihembe rimwe. Imbogo yari yigize kasha, maze batuma imbwa zabo nk'uko byari bisanzwe. Ngo imbwa yageraga kuri iyi mbogo, ngo imbogo yazunguzaga rimwe, ngo maze agatumbi k'imbwa kakagaruka imbere y'abahigi. Aha abanditsi bakomeza bavuga ko Ryangombe igihe yari yiboneye uyu mugore yararimo arongorera mu ishyamba, ngo ntabwo yigeze ajya imbere y'iyi mbogo, ahubwo ngo yatumaga abagaragu be. Kera kabaye rero induru yaje kuvuga ari iya nyuma, maze abagaragu babwira Ryangombe bati imbwa zawe hafi ya zose zashize, hasigaye imbwa imwe yitwa ikosha badahani. Maze Ryangombe aho yari aryamye ati mbivuga mama yampaye indagu, none imbwa zanjye zishiriye mu ishyamba rya Nyabikenke. Maze Ryangombe abwira abagaragu bati none se ikosha badahanye yo mwayohereje? Bati oya. Ati nayo nimuyohereze. Uwo mwanya bayohereje, imbwa yaragiye, maze imbogo izunguza rimwe irirenza, imbwa igaruka ari agatumbi. Iyi mbogo nubwo bavuga ko yari iri mu ndagu za mama wa Ryangombe, ngo ntago yari isanzwe, yari imbogo y'ishyamba yari ifite ihembe rimwe nk'uko nabibabwiye. Gusa abanditsi bavuga ko iyi mbogo yaba ariyo yari igiye gushyira iherezo ku butwari bwa Ryangombe mu gihe cyo hambere mu Rwanda muri 510 na 530. Aha abanditsi bakomeza bavuga ko aha yari atumije bene se wabo n'abahungu be n'abagaragu ngo baze bamutabara, ariko ngo bahageze ngo basanze imbogo yamaze kumwirenza. Ngo bivugwa ko yaba yarabonye imbwa ze zose zishize, maze aravuga ati ntabwo nabaho ntafite imbwa zanjye, imumereze icumu nanjye ngerageze. Maze yivuga ikivugo cye nk'ibisanzwe, ngo ayikubita icumu mu gahanga, ngo ariko iryo cumu ntacyo ryatwaye iyo mbogo. Ngo icyo yakoze iyo mbogo nayo yaramufashe iramuzunguza, imushyira inyuma, imushyira mu majyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba n'uburengerazuba. Igeze hagati ikubita hakurya, maze ngo Ryangombe wagwa mu giti cy'umuko. Abanditsi bakomeza bavuga ko yageze mu giti cy'umuko, ngo maze aragifata aragikomeza,
ariko ngo byagaragaraga ko yakomeretse cyane ari guhumeka umwuka wa nyuma. Ngo aha rero ngo niho abagaragu be, abahungu be na bene wabo bahageze, ngo maze bahageze basanga arimo arahumeka akuka ka nyuma gake cyane cyane, ariko habura gato ngo anogoke. Ngo yaba yarahamagaye umugaragu we aramutuma ati genda umbwirire mama uti umuntu umwe cyangwa umugabo umwe atari umuryango, kandi igiti kimwe atari ishyamba, maze umubwire uti ujye ubwira umugabo ambandwe, ujye ubwira abagore bambandwe, ati kandi ujye ubwira abantu bose banterekere, ati kandi ubabwire ko bagomba kujya banzirikana uko bukeye n'uko bwije. Ngo ayo yaba ari amagambo yavuze bwa nyuma, ngo maze ahita ashiramo umwuka. Nk'uko abanditsi babivuga, bavuga ko haba hari amagambo Ryangombe yavugaga atumvikana, nk'uko natangiye mbabwira ko ururimi rwabo rwari urukonjo. Ngo ariko aya magambo ngo akaba yarayumvikanagaho na mama we, ngo dore ko mama we nawe ngo yari umupfumu ukomeye cyane mu bwami bw'abanyoro muri Uganda. Ngo haba hari amagambo yamutumyeho ngo atarumvikanaga, ngo ariko yagaragazaga ko mama we yamaze kubona ko Ryangombe yapfuye. Ngo hari nk'aho yamubwiye ngo genda umubwire ashyira amata mu cyansi y'inka y'ibara rimwe. Aha ngo mama we ngo akaba aribwo yohereje abagaragu bwa nyuma, ngo nibwo yabonye ko umuhungu we Ryangombe yamaze gushiramo umwuka. Aha rero amaze gushiramo umwuka, ngo nibwo bamumanuye mu giti cy'umuko maze bajya kumushyingura mu birunga. Aha niho rero igiti cy'umuko rero Ryangombe yaguyemo na n'ubu kiracyakoreshwa mu mihango igiye itandukanye y'ubupfumu, harimo guterekera ndetse no kubandwa. Ahari wenda nawe waba hari icyo uzi kuri iki giti cy'umuko, kandi ujya wumva ko abazimu ba Ryangombe bari mu birunga, bituruka ku kuba Ryangombe yarashyinguwe mu birunga. Ndabashimiye cyane mwege rero mwankurikiye, reka mbasabe gukanda subscribe na like kugira ngo tujye dukomeza tujyane mu mateka nk'aya atabye henshi hatandukanye. Nitwa MM, musigara amahoro, ndabakunda.